Mu masaha y'igitondo mama wa Owen rero abyuka maze akamara kwitegura agiye kujya ku kazi. Ajya mu cyumba cya Owen rero ngo amubwire uko umunsi uri bugende, maze agasanga uyu musore aracyisinziriye. Aramukomanga ati Owen, aya masaha uracyasinziriye koko? Owen rero akangukira hejuru ati mama, ati ndacyasinziriye, ati nyine ati ni ukubera ko naryamye ntinze cyane, naraye ndi gukora akazi burinda bunkeraho. Mama we rero ahita areba ku ruhande maze agasanga uyu musore yaraye ari gushushanya nyine igishushanyo bukeye yacyujuje. Mama rero wa Owen ahita amubwira ati ubu rero ndagiye nyine ngiye ku kazi, gusa naguteguriye amafunguro, buri kimwe cyose kirahari, nizere ko kandi uri buze kwiyubuka maze ugafata amafunguro. Naho rero Owen ati mama ndayafata ni ukuri nta kibazo, ahubwo se bya bintu twavuganaga nimugoroba wabyibagiwe? Sinari nakubwiye ngo uze kunshakira amafaranga makeya mbe nyakoresha, maze nibamara kunyishyura iki gishushanyo mbone kukwishyura. Mama ati ntabwo nabyibagiwe muhungu wanjye, nuko nyine nta mafaranga mfite, ariko ntugire ikibazo, ngiye kugenda ndebe ko nyine ba boss wanjye nabaguze amafaranga makeya ubundi nkaba nyaguhaye. Owen ati urakoze ma, ni ukuri nimara kugurisha kino gishushanyo nzahita nyagusubiza, ndabizi ko nawe nyine uba ukeneye amafaranga yo gukora ibintu byinshi. Mama ati nta kibazo rwose. Mama we rero aragenda nyine maze akajya aha hantu aba asanzwe akora akazi ko mu rugo, maze agasanga nyine umumama waho agiye kugenda, ahita amubwira ati ariko nabashakaga. Uyu mumama rero ahita amubwira ati nizere ko gusa ari amahoro. Naho mama wa Owen ati nta kibazo. Baragenda rero bakajya ahiherereye, maze mama wa Owen akabwira uyu mumama ati nifuzaga ko wanguriza amafaranga kubera ko umuhungu wanjye yarayakeneye yo kugura ibikoresho akoresha ashushanya. Uyu mumama rero amubaza umubare maze rwose agahita yamuha. Aramushimira cyane rero maze nyine agahita anagenda, dore ko n'ubundi aba agiye kugenda. Gusa hano mu rugo haba hari na Toma, ni umuhungu rero wo muri uru rugo. Yiyicariye muri salo ajya kubona akabona mushiki we Renata aratambutse rwose yibereye kuri telefone nk'aho bararanye rwose, nta no kumubwira ati waramutse. Toma rero ahita amubwira ati hagarara aho ngaho ugeze, ati ariko wabaye ute? Ni gute unyuraho ntunansuhuze, njye nawe tuba twararanye? Naho Renata ati waramutse neza. Naho rero Toma ati mva rero nkubwire, wowe ubwa mbere n'ubwa nyuma uncaho utansuhuje kandi rwose wambonye, iyo ntandaro irimo, icyo si ikinyabupfura. Renata rero ahita amubwira ati nta kibazo rwose, ubutaha nzajya mbikora, gusa nyine uyu mukobwa aba ari umunyagasuzuguro cyane, ibintu byose aba abivuga arebera abantu ku rutugu. Mama rero wa Toma ahita amubaza ati mushiki wawe ari hehe? Naho Toma ati amaze gusohoka. Mama wabo ati ariko rwose mushiki wawe amaze kunanira, jya umbabarira umwiteho kubera ko buriya ni nk'aho ari wowe papa we. Naho Toma ati rega Renata ni umuntu mukuru, ntabwo rwose nabasha kumukontorora, turakurikirana ubyibuke, murusha imyaka mike cyane. Naho mama ati nyine ni inshingano zawe, jya umwereka nyine ko ari wowe mukuru, ugerageze rwose urebe ko yagabanya ariya marere afite. Mama rero Toma ahita anamubwira ati ngwino tugende ahubwo dore nakererewe. Bahita bahaguruka rero bakagenda, maze bagasiga mama wa Owen muri iyi nzu wenyine, ari we nyine uri gukora ibyo agomba gukora. Naho rero Owen we nyine aba yasigaye mu kazi ari gushushanya nk'ibisanzwe, maze akumva telefone ye irasonnye, arareba agasanga ni Luna sheri we uba uri kumuhamagara. Atumva banguka azana cya gishushanyo kubera yuko umuntu ngomba kugiha arantegereje. Owen rero ahita yihuta maze agafata nyine iki gishushanyo agahita agishyira Luna. Luna ahita agenda akagiha uwo agomba kugiha, bakamwishyura ubundi akazana amafaranga. Araza rero agahita ayahereza nyine Owen. Owen arayabara ati nta n'ijana yarengejeho koko, yaguhaye nyine amafaranga yuzuye nk'uko twabivuganye. Naho rero Luna ati ariko ntacyo bitwaye sheri, icyangombwa se ko ari uko uba ugurishije, ibindi nyine byihorere nta kibazo. Naho rero Owen ati ariko rero ntabwo ndongera kujya ntangira ibishushanyo ari amafaranga, ndashaka kuzajya nkuba kabiri, igishushanyo kimwe nzajya nkigurisha 200,000 kuko 100,000 ni bike cyane rwose.
Runata ariko ni ukuri ngiye rwose mba mbona bihagije, ubwo se kuki uvuga ngo ni bike cyane? Naho rero Owen ati ariko uba wibuka ko ngomba kugufata neza, ngomba kuguha keya, ntubizi se ko ngomba kugutetesha? Ibyo byose rero nta handi nabikura uretse mu maboko yanjye, uretse mu gushushanya. Niyo mpamvu rero ngomba kuzajya nyine mbaca amafaranga menshi. Wowe se ntukeneye kubaho nk'umwamikazi? Runari ahita aseka ati ariko sheri, ni ukuri njyewe ndanyuzwe, uko mbayeho rwose biranshimisha, ibyo nkorera ni ibyo, ni ukuri ntukigore. Owen rero ahita abara ibihumbi 40 maze agahita abihereza Runa, ahita amubwira ati sheri, fata ayo mafaranga nyine, ntabwo uri bubure ibyo uyakoresha. Naho Runa ati none se ko mbizi ko ari wowe ukeneye amafaranga menshi, kubera ukeneye kugura n'ibikoresho, wayagumanye rwose ntumpaye menshi? Naho Owen ati hoya, uragira ngo sheri wanjye azajya avuga ngo ntabwo umusore bakundana amufata neza? Ngomba kugukorera ibishoboka byose, njyewe ndi umugabo erega burya nanakwiyaranja, ariko nyine wowe ibintu byose byakemutse, ayo mafaranga yagumane nta kibazo, uyakoreshe icyo ushaka nyine. Naho rero ku rundi ruhande mama wa Owen we nyine akora amasuku mu nzu yose, ariko agasanga mu cyumba cya Toma harafunze. Toma rero igihe yaziye, mama wa Owen yahise amubwira ati ntabwo nigeze mbasha gukora isuku mu cyumba cyanyu kuko nasanze hafunze. Toma ati sinzi uko byangendekeye rwose, ubusanzwe sinjya mfunga icyumba cyanjye, ariko nta kibazo, reka njye kugifungura. Aragenda rero agafungura maze akagaruka. Mama wa Owen rero agiye kujya kugikoramo, Toma ahita amubwira ati ariko buretse gatoya, ati harya umuhungu wawe akora iki? Ni umunyeshuri? Naho mama wa Owen ati hoya, Owen yashoje kwiga, yashoje kaminuza, yize kontabilite, gusa nyine nta kazi agira, kubera ko rero yabuze akazi yikorera ibintu byo gushushanya, nibyo bimubeshejeho nyine, ntabwo biba byoroshye nyine ibintu byo kubona akazi. Naho rero Toma ati ariko rwose iki gihugu nacyo imirimo ntayihari, abana bariga bagasoza maze bakaguma nyine bicaye. Toma ahita amubwira ati nta kibazo, noneho wagenda rwose ukahakora amasuku. Toma rero nawe ahita agenda yerekeza mu gikoni. Mama wa Owen ahita amubaza ati none se mugiye hehe? Naho rero Toma ati ngiye kwitegurira amafunguro. Mama wa Owen ati hoya rwose ntuzabikore mpari, mbwira ahubwo ibyo mushaka maze mbibategurire. Toma ati rega nta kibazo, ni ukuri nanjye rwose nabyikorera. Mama wa Owen ati kereka ntahari, nimumbwire rwose ndahari maze mbategurire, n'umwanya muto ntabwo bingora. Toma rero ahita amubwira nyine ibyo ashaka, maze akamubwira ati ni ukuri urakoze cyane, mba nibaza turamutse tutagufite muri iyi nzu ikintu twabasha gukora. Mama wa Owen rero aragenda agategura, maze agahita aza nyine agategura ameza, ajya gutaha, maze Toma agahita amubwira ati buretse gatoya. Ahita rero amuha icyambaraje kinini cyane kiba cyuzuye imyenda, aramubwira ati iyi myenda uyinshyirire umuhungu wawe, iyi ni imyenda mishyashya ntigeze nambara, nabashije rero kuyitoranya maze rwose mbona ko yamugirira akamaro. Mama rero wa Owen areba iyi myenda ukuntu iba ari myiza, ari iy'igiciro nyine kandi ari myinshi, maze agahita apfukama hasi ati ni ukuri murakoze cyane rwose, sinzi uko nabashimira, iyi myenda yose murayimpaye, iyi myenda ihenze itya? Naho rero Toma ati hoya rwose nta kibazo, haguruka wipfukama, kubera yuko iyi myenda ntabwo nigeze nyine nyambara, sinari no kuzayambara, yimushyire nta kibazo. Ahita rero akora mu mufuka, akabamuhaye n'amafaranga menshi rwose. Ati fata n'aya mafaranga maze ugende urebe ikintu wayaguramo, ndabizi ko rwose utabura icyo uyakoresha, iyo myenda ni iy'umuhungu wawe, hanyuma rero aya mafaranga yo ni ayawe, ushaka icyo uyakoresha. Mama wa Owen areba aya mafaranga maze akabona ni menshi, ati ni ukuri mumpaye amafaranga menshi cyane, kandi nyine na mama wa Toma nawe aba yamuhaye andi. Uyu mubyeyi rero arishima maze ibyishimo bikamurenga, amusabira imigisha y'iburyo n'iy'ibumoso, aramusengera akamwifuriza ibyiza byose. Ahita rero ataha, maze yagera mu rugo nyine agasanga Owen nawe nyine ari mu rugo, ahita rero amuhereza iyi myenda aba amuzaniye.
maze Owen agatangira kuyigera arishima cyane kubera ukuntu aba abona ari myiza ndetse anabibona ko rwose ikiriho n'udupapuro tw'uko ari mishyashya. Abaza mama we ati none se mbabarira umbwire, uzi ko wagira ngo neza yayiguze ari njye ayigurira? Tekereza ko yose inkwira neza, atari ko ni ukuri ni umwana mwiza cyane, ahantu ukora rwose bashobora kuba ari abantu beza. Naho rero mama wa Owen ati ni abantu beza cyane, uretse gusa umukobwa wabo niwe ugira imishiha, we nyine ni umwana mubi ubona ari umunyagasuzuguro, ntabwo yumvikana, ariko nawe se namurenganya, nuko yavukiye mu mafaranga nyine, ntabwo azi gukora icyo ari cyo, nta burushyi azi, niyo mpamvu nyine aba ameze kuriya. Gusa Toma na mama we bo ni abantu beza cyane. Bakiri rero kwigera, Luna nyine nawe ahita aza maze akinjira ati iyi myenda yose se yavuye hehe? Naho rero Owen ati tekereza ko umuhungu wa boss wa mama ari we wayimuhaye ngo ayinzanire. Batangira rero kuyireba bayigera, babibona neza nyine ko ari imyenda myiza cyane. Luna rero aramubwira ati noneho ugiye kujya urimba, nta muntu uzagukira, uzi ko abantu bazajya bakubona hanze bazajya bagira ngo uri umusore wo mu bakire. Naho Owen araseka. Mama wabo rero nawe ahita ababwira ati reka nze mbategurire icyo kurya, ngaho nyine ni mube muganira. Umunsi wakurikiye rero Owen aba ari kuganira na Luna imbere ya kaminuza baba bigamo, maze Renata akaba araje yihuta cyane. Gusa nyine ahagera ari kubona Owen ari kurenga, ahita rero abwira Luna ati naguhamagaye inshuro nyinshi cyane ntiwanyitaba, nari nayobewe rwose impamvu utanyitabaga, naho wari uri kumwe n'iriya ngirwa sheri. Luna rero ahita amubwira ati Renata, n'ikindi gihe uzajye wubaha umukunzi wanjye se ubundi mufitanye ikihe kibazo? Naho rero Renata ati ariko se nkwibarize, mu basore bose wabonye kuri iyi kaminuza wararebye ubona bose nta n'umwe mwakundana aho kujya gukundana n'uriya musore rwose? Naho rero Luna ati ariko se sheri wanjye rwose hari ikibazo afite? Sheri wanjye ibintu byose nakwifuza ku musore arabyujuje, ni mwiza, azi ubwenge, arankunda, azi kunyitaho. Renata rero ahita amuca mu ijambo ati wibagiwe no kongeramo ko ari umusore w'umukene. Ni gute ukunda umusore w'umukene? Naho Luna ati ariko njyewe iby'ubukene ntacyo bimbwiye, kubera ko ibindi bintu byose nkeneye ku musore arabifite. Ibyo rero byo kuvuga ngo amafaranga ntabwo rwose mbyitaho, kubera ko amfata neza, arantetesha kandi buri kimwe cyose nshatse arakimpa, ntacyo namuburanye. Rero niyo mpamvu rwose ntakwiriye nyine kuba ndi kuvuga ko nta mafaranga afite. Renata ati rwose nawe waranyobeye, sinzi ukuntu ureba, ukuntu ukomeza gukunda uriya musore kandi nawe ubibona ko nta kintu azakugezaho. Buriya se wifuza ko ubuzima bwawe bwose uzabaho uri umukene? Wazashatse umusore ufite amafaranga wabasha kuguha ibintu byose bihenze. Naho rero Luna ati ibyo tubyihorere, reka twigire mu ishuri, twe gukomeza kuvuga ku bintu bidafite rwose icyo biri buduhindureho. Bavuye ku ishuri rero, Renata ahitira kujya kureba umusore baba bakundana. Aragenda yagera imbere y'igipangu akamuhamagara, maze uyu musore akamubaza ati ariko se wowe uranshakaho iki? Naho Renata ati ariko se sheri, wibagiwe ko dukundana? Wibagiwe ko uri umukunzi wanjye? Nje kukureba nyine, nari ngukumbuye. Naho rero uyu musore ati undebaho iki se? Meze neza, ngaho genda. Naho Renata ati ariko ndi imbere y'umuryango iwawe. Uyu musore ahita amubwira ati ariko igihe nakubwiriye ko ndi busy ntabwo wumva, nta mwanya mfite rwose wo kuza kukureba, genda, nimbona umwanya nzaguhamagara. Renata rero agira ngo ahari ari kurota, nyamara rwose uyu musore aba ari kumubwira ari serious, kubera ko ntabwo aba ashaka kumubona. Naho rero ku rundi ruhande, mama wa Owen asanga Owen ari gushushanya, maze agahita amubaza ati uyu muntu se ko ndeba wagira ngo ni Luna? Naho Owen ati cyane rwose ni we, ati ndi gushushanya iyi foto ye kugira ngo nzayimuhemo impano kuri anniversaire ye. Mama we ati ariko rwose uriya mukobwa uramukunda cyane, ariko nanjye ndamukunda kuko ni umwana mwiza, mbese
mba mbona nyine akwiriye rwose kuba umukazana wanjye. Naho Owen aseka ati ndabizi ko mukundana rwose mubyumva kimwe. Akamesaje rero gahita kaza kuri telefone ya Owen, maze mama ati reba mesaje yawe nta kibazo. Owen ati hoya ntabwo nayireba uhari, ubwo se nsanze ari nk'amafoto bitari ngombwa kubona. Mama we rero ahita amubwira ati ubwo nyine nanjye nari ngiye kwigira ku isoko, gusa nari nje kukubwira nyine ko ngiye kujya ku isoko, ubwo nyine nta kibazo sigara mu byawe. Ahita yigendera rero, maze nyine Owen agasigara ari kureba ya mesaje baba bamwoherereje. Renata rero ataha nyine yarakaye, maze yaba akinjira muri salo iwabo, umusaza we akaba arabibonye rwose ko uyu mukobwa atameze neza, aramuhagarika maze akamubaza ati habaye iki ko ndeba rwose utishimye. Naho Renata atatiri wa musore se dukundana wanze kunkingurira, ati rwose uriya musore nawe asigaye ankinisha cyane. Naho Toma ati ariko narabikubwiye rwose ko uriya musore wawe nta kintu yazakumarira, narabibonye ko nta mugabo umurimo, nuko nabikubwiraga ukabyanga, ariko nibura birangiye nawe rwose ubonye yuko uriya musore ntawe yakugeza. Naho Renata ati ariko ni ukuri buri wese buragira defo ze, nubwo bwose nyine aba nkora ibi ngibi, ariko ni umusore mwiza, ndakeka rero yuko n'ubundi azongera akangarukira. Naho rero umusaza we ati gerageza umwibagirwe, kuko rwose ubu yamaze kuba umwegise wawe, sinzi impamvu ugikomeza gutekereza ko akiri sheri wawe. Uwakubona ubwiza ufite akareba n'uwo mutwe uba usokoje utyo yagira ngo harimo ubwenge, nyamara rwose ntabwo ujya utekereza. Yabaye watekerezaga ntabwo ibintu byose biri kukubaho biba bikubaho. Naho rero Renata ati uravuze ngo nta bwenge ngira. Umusaza we ati rwose bisa nabyo, ahubwo uzagerageze nyine wikosore, abasore ntibakaguca amazi ngo ube ari wowe ubiruka inyuma, kandi aribo bakabaye bakwiruka inyuma. Umunsi rero wakurikiye, umukobwa w'inshuti ya Renata aba yaje nyine kumusura. Mama rero wa Owen aza yihuta nyine aza kubakira, maze akabasuhuza ati umeze neza mukobwa wanjye. Aba ari kubwira rero Maya ni uyu mukobwa nyine uba uri kumwe na Renata. Naho Renata ahita avugira hejuru atumva ati uyu ntabwo ari umukobwa wawe, izina rye yitwa Maya. Naho rero Toma aba yabyumvise, maze akaza yihuta ati uvuze ngo iki Renata? Nta soni, urubahuka umubyeyi ungana na mama wawe, musaba imbabazi gira vuba. Naho Renata abanza guceceka, umusaza we ati gira vuba kandi ntutinde kubera ko nshobora kugukorera ikintu utazibagirwa. Ahita rero amusaba imbabazi, maze Toma nyine akabwira Renata ati ariko watangiye kubura ikinyabupfura ryari, wagira ngo ntabwo warezwe. Mama wacu si uko yatureze, si uko yadutoje, kuko yadutoje kubaha buri wese, ariko wowe imico ugira sinzi rwose ahantu uyikura. Ahita ahindukira rero maze akabwira mama wa Owen ati washoje se, maze nkwihere lifti nkugeze hafi y'aho utaha. Mama wa Owen ati cyane rwose kandi murakoze. Bamaze rero gusohoka, Renata agatangira kwitotomba ati ngiye nayobewe ikintu babonamo rwose uriya mukecuru, maze ngewe mwanga kubi, mba numva rwose ntaba mu nzu arimo, ariko mama na musaza wanjye baramukunda, bamugize ikigirwamana ngo ibintu byose ngo abikora neza. Naho rero Maya ahita abwira Renata ati ariko ni ukuri ukoze amakosa, ntabwo wagombaga kumwubahuka ngo umusubize kuriya, ni umuntu mukuru wakabaye nyine unamwubaha. Naho rero Renata ati nta cyubahiro mugomba, aha ni iwacu, ahubwo nyine sinzi rwose ikintu kizamunkurira hano. Maya rero ahita amubwira ati ibyo byihorere, ahubwo mbwira nyine ndumva iyi nzu yose ihumura, ushatse wanyihera ibyo kurya, ndumva rwose inzu yahumuye. Naho rero Renata ati birahari rwose kubera ko uriya mukecuru yasize amaze guteka, kandi abantu bose bavuga ko ateka neza cyane. Bari ku meza rero Renata ndetse na Maya bari gufata amafunguro nk'aho wagira ngo rwose ntabwo aherutse kurya, ubona nyine yaryohewe cyane. Naho Renata ati ariko se ibiryo by'uriya mukecuru byakuryoheye bigezaho? Naho Maya ati nakubeshye nta nubwo nzi igihe mperuka gufatira amafunguro aryoshye gutya, ati ndumva biryoshye ku buryo ndi kumva byandenze,
si ukubeshya. Naho rero Renata ati ndi kugutera story ntuzumve. Naho rero Maya ati harya wambwiraga ngo iki? Renata ati nari ndi kukubwira nyine amakuru ya Runa. Uzi yuko Runa nyine asigaye afite umusore bakundana w'umukene udafite ikintu na kimwe. Tekereza nawe, reba Runa nyine n'ubwiza bwe, maze umurebe nyine ahagararanye n'agahungu k'agakene kadafite ikintu na kimwe. Naho Maya ati none si cyo ni ikibazo? Ntabwo ngiye numva ko ari ikibazo rwose, kubera yuko ntabwo byakubuza gukunda umusore ngo nuko ari umukene. Iyo ntabwo rwose ari impamvu habe na gatoya. Naho Renata ati ubwo wowe wakunda umusore utazabasha kugutetesha udafite ikintu na kimwe? Maya ati ariko njye nta kintu rwose bimbwiye. Naho rero Renata ati uzi ko nananiwe kubyihanganira, maze rwose nkabivuga nyine banari kumwe. Maya ati ariko wakosheje, ukwiye kumusaba imbabazi rwose kuko wamusuzuguriye umusheri, kandi njye ndumva nta mpamvu irimo rwose. Niba bakundana bakaba bahuza bakabyumva kimwe, nta mpamvu yo kubabwira ibyo wishakiye. Naho Renata ati njyewe rwose ntabwo nabyihanganira, mba mbona bimbabaje ukuntu nyine mba mbona Runa akwiriye ibyiza, ariko nyine akaba yirirwa agendana na kariya gasore. Maya ati mbabarira, ndeka rwose nirire kuko numva nifitiye apeti, udakomeza kuntesha apeti. Ibyo byihorere nta nubwo bitureba, niba bakundana nyine nibakomeze bakundane. Ku rundi ruhande rero urukundo rwose ruba ruryoshye hagati ya Runa ndetse na Owen. Ababo rwose baba bibera mu munyenga w'urukundo, ibyabo biba bimeze nk'ibyo muri filime neza neza. Uyu munsi rero aba ari anniversaire ya Runa. Owen rero amusanga nyine mu nzira, maze akamubwira ati rero hari ahantu nyine nshaka kukujyana. Amupfuka mu maso, maze akamutwara apfutse mu maso, akagenda akamwinjiza nyine mu nzu kwa Runa. Runa rero we akihagera ahita amubwira ati ni ukuri ndi kumva hano hantu hahumura nko mu nzu iwanjye, uzi ko ndi kumva neza umuhumuro nsanzwe nzi. Naho rero Owen ahita amubwira ati hoya nyine wowe uraza kumenya aho uri mu kanya gatoya, komeza utere intambwe wigira imbere. Aha hantu rero Owen aba yaje akahadekora neza, akahategura, akahashyira keke, akahashyira nyine ka champagne. Ubwo birumvikana ni akari ku rwego rwabo nyine. Akamutegurira rero na ya foto nyine aba yaramushushanyirije. Amara kumuhagarika imbere y'ibi byose, maze akamubwira ati noneho nicyo gihe cyo kugira ngo urebe nyine ahantu turi. Amufukura mu maso, maze bwa mbere agahita nyine abona keke yanditseho nyine isabukuru nziza kuri Runa. Runa ahita amubwira ati mana yanjye we, ati ubu si ibi bintu koko wabikoze ryari? Naho rero Owen atutekereza ko se nabura umwanya wo gukorera ibyiza umukunzi wanjye. Naho rero Runa we ahita amubwira ati ni ukuri ndishimye, ntabwo ushobora kubyumva, urantunguye cyane rwose ku munsi w'isabukuru yanjye. Akomeza rero areba, maze akabona n'iyi foto. Ati hoya ntumbwire ko rwose wanashushanyije, ahubwo se ubu iyi foto washushanyije wayikuye hehe, ko ndeba rwose ari njye washushanyije neza neza. Owen rero ahita amubwira ati iyi foto niyo ya mbere nagufashe nkikubona bwa mbere. Aturibuka cya gihe duhurira muri supermarket, maze nkagufotora tugaserera kuko ukarindira nubwo umenera kamera utekereza ko nyine nari ndi kugufotora, nkagerageza kwisobanura no kukubwira ko atari wowe nafotoraga, ariko ukanga kubyemera. Ya foto rero burya nyine nubwo kamera yanjye wayikubise hasi, ariko iyi foto nakomeje kuyibika. Owen rero ahita yongera akamwibutsa nyine n'ukuntu yaje kuza kumuzanira indi kamera nziza cyane noneho nshyashya. Uwo munsi rero Owen yabajije nyine Runa ati none se hano uhamenye gute? Runa ati naciye hariya mu muhanda mbona nyine uri hano uri kumwe n'abandi basore, nahise menya neza ko ari huba, kubera ariko ko nakwangirije kamera, niyo mpamvu nari nkuzaniye iyi ngiyi kugira ngo ujye uyikoresha. Guhera uwo munsi rero nibwo Runa nyine na Owen bamenyanye, maze bagatangira noneho kuzajya bavugana.
Runa rero ahita yibuka ibyo bintu byose ukuntu byagenze, maze agahita ahindukira agahita ahobera Owen ati sheri ni ukuri ndagushimiye, wakoze cyane ntabwo ushobora kubyumva, kubera ko umunsi wanjye ubaye rwose umunsi udasanzwe. Uyu munsi anniversaire yanjye niyo anniversaire ya mbere nkoze rwose, kandi nkayikora numva nyine nyishimiye cyane. Ndagukunda cyane ni ukuri, kandi nkunda ukuntu nyine umba hafi. Ujye umenya ko nyine uri umusore w'inzozi zanjye. Ndagukunda kandi nzahora ngukunda, ndetse rwose nuwansubiza inyuma n'ubundi nakongera ngahitamo gukundana nawe. Barongera rero bagahoberana, maze Owen akamubwira ati nanjye ndagukunda cyane rwose, ibyo byo nizere ko utajya ubishidikanyaho. Bakiri kwihoberanira rero, dore ko rwose ibijya kuzambya ibintu bitabura, Renata ndetse na Maya bahita binjira nyine, baba bari baje kureba mugenzi wabo ku munsi mukuru w'isabukuru ye. Maze rero bahita nyine basanga aba bombi bari kwihoberanira. Renata ati nari ntangaye rwose ko uyu muhungu atahageze, dore ko ahantu hose wagira ngo baba bamutumiye. Naho rero Maya ahita amubwira ati uyu se ni wa musore wambwiraga w'umukene usigaye ukundana na Runa. Naho Runa rero ati ngo iki? Ati ariko muzageza ryari kunyivangira mu buzima? Nawe koko nawe utangiye kumera nka Renata. Nari nzi ko uri umuntu muzima, none nawe niko utangiye. Naho Maya ati ariko njyewe rwose urabizi nta mutima mubi, nari ndi gusubira mu byo uyu mukobwa yambwiye. Naho rero Runa nyine ahita ababwira ati ubundi muje hano mute, kubera iki muje mutampamagaye? Naho rero Renata ati ubu rero nawe ngo baguteguriye anniversaire, ati ndebera rwose, ndebera ibyo bintu baba baguteguriye. Naho rero Runa ahita abwira Renata ati ariko ubwo koko uwo ni wowe wavuga? Wowe se kuva wabaho wari umusore n'umwe wari wagutegurira nibura nk'ibi ngibi ku munsi w'isabukuru yawe? Ntuburi wenyine wigunze, hari n'uwaguhamagara se ngo akwifurize isabukuru nziza, nawe uraho uravuga? Ahita rero arakara nyine Renata, kuko aba yumva bamucyuriye. Koko mu buzima bwe nta musore n'umwe uba wari wamwifuriza isabukuru nziza. Naho rero Runa ahita amubwira ati njye n'umukunzi wanjye turishimye, umukunzi wanjye ndamukunda cyane, kandi ntakubeshye arananshimisha. Ibyo byose rero uvuga nta kintu rwose byampinduraho, ahubwo nimunsohokere mu nzu maze mugende. Naho rero Renata ahita abwira Maya ati byose se si wowe ubiteye? Naho rero Maya ati ninjye mbiteye gute se, kandi navuze ibyo nawe wavuze ari byo nasubiyemo? Runa rero ahita ababwira ati nimusohoke, ntabwo rwose mbashaka hano, kuko nta n'ikiza cyaza kubavaho. Ahita abasohora rero ku ngufu, maze akagaruka agahita abwira nyine Owen ati ni ukuri wihangane, maze ujye wihanganira inshuti zanjye ibintu byose zivuga, urabizi ko rwose ngukunda, ntibikakubabaze. Naho rero Owen ahita amubwira ati ariko ni ukuri ibintu inshuti zawe zivuga biba ari ibya nyabyo, kubera ko njye nawe ntabwo tuberanye. Nibaza n'ikintu nakoze kugira ngo unyemere. Uzi ko hari igihe njya nicara nkibaza nk'ikintu cyiza waba warambonyeho cyatumye unkunda nkakibura. Ni ukuri nanjye nishidikanyaho rwose. Ntabwo rero narenganya inshuti zawe, ziba zikwifuriza ibyiza kandi zibona ko njyewe nyine nta kintu nabasha kuguha. Naho Runa ati hoya rwose ntuzongere kuvuga ibyo bintu, njyewe urankunda nkanyurwa, kandi nanjye rwose ndagukunda cyane. Rero nifuza kuba ndi kumwe nawe ibihe byose, nta wundi musore njya nifuza mu buzima bwanjye utari wowe. Urampagije, jya utuza utekane, ibyo bindi utekereza ntabwo mbikeneye. Urakora cyane ukavunika, kandi icyo wakoreye nanjye ukakimpaho. Ubwo rero sinibaza ikindi kintu naba nifuza. Ikintu cya mbere nahoze nsaba Imana mu buzima ni ukuzabona umusore unkunda, kandi wa musore nyine ukunda gukora, ubona ibyo yavunikiye. Ureke nyine bariya abakobwa bari kuvuga ni uko batunzwe n'iby'imiryango yabo. Wowe rero rwose ntakubeshye ngukundira nyine ukuntu umeze, jya ubihorera. Urabizi ko ibyo bavuga byose njyewe nta ruhare mbifitemo. Owen rero ahita yongera akamuhobera ati ahubwo sheri, ikintu kimbabaje baba bakwangirije mudu nyine, gusa n'ubundi ndacyakwifuriza isabukuru nziza, kandi ndakwifuriza ibyiza byose urabizi. Runa rero ati urakoze cyane,
uyu munsi ndishimye rwose kuba ndi kumwe nawe, ndumva nta kindi kintu nakwifuza kubera ko ibintu byose byagenze neza. Bari mu nzira rero, Maya abwira Renata ati ariko nukuri urakabije, iriya couple uba wayimenyereye rwose ugakabya, nanjye uramutse umenyereye umukunzi kuriya, ndakubwiza ukuri ntabwo rwose twakiranuka, urakabije ni ukuri. Maya rero ahita yongera akanahita abwira Renata ati ariko nubwo nyine uba usabye uriya musore rwose ni bogare, noneho ukuntu ari umwana mwiza, wabonye ukuntu aba ari guha keya se Runa. Naho rero Renata ati hoya ntumbwire ko nawe wabonye kari agasore ari akabogari, ntacyo byaba bivuze rega, umusore udafite amafaranga ntacyo aba ari cyo rwose, ibintu byo kuvuga ngo ni mwiza se ubwiza baraburya. Naho Maya ati ariko Renata uzakunda amafaranga kugeza ryari? Niyo mpamvu wowe bahora bagukatira, uzarebe nawe nta musore ujya ugukunda bya nyabyo, kubera ko nyine baba babizi ahari ko nta rukundo ugira, icyo uba ushaka ari amafaranga gusa, niyo mpamvu nyine bose baguca amazi maze mu gihe gito bakaba baragutaye. Renata ati ubwo nawe nyine uraje, nawe ugiye kuncyurira, ndumva nawe ugiye ku ruhande rwa Runa, ubwo nawe utangiye kubura ubwenge, wabona hari akandi gasore k'agakene nawe wabonye ugiye gukunda. Maya rero araseka ati ngewe rwose iyo umusore ankunze ibyo bindi byose ntabwo njya mbireba, izo detaye ntabwo zindeba, apfa kuba ari umwana mwiza, apfa kuba nkunda, mbese dupfa kuba dukundana, ibyo bindi ntacyo biba bimbwiye. Umunsi umwe rero mama wa Owen aza kurwara maze akaremba, Runa rero araza agafatanya na Owen bakamurwaza. Babona rero hashize iminsi atabasha kujya ku kazi, maze Owen akabwira Runa ati ariko ndumva rwose nazajya gukorera mama wanjye, kubera yuko si byiza ko rwose yamara iminsi atajya ku kazi batazamwirukana, noneho ntabwo twabona uko tubaho. Runa ahita amubwira ati ndumva rwose ari igitekerezo cyiza, ndumva nanjye wazajya kumukorera nta kibazo, ahubwo nanjye nzaza ngufashe. Buracya rero maze nyine Owen akagenda akajya ku kazi ka mama we, aragenda rero agasanga Toma rero amwereka nyine ahantu hose agomba gukora, maze Owen agatangira nyine akazi. Mu kanya gato rero Renata arinjira maze agahita amubaza ati wowe urakora iki hano? Wowe urakora amasuku muri salo iwacu nkande? Owen ati ntumbwire ko hano ariho uba, ahubwo se ninde waguhaye karibu? Uwo nyine ni Renata uba ukibaza Owen ati ni Toma wampaye karibu, ati musaza wanjye niwe wakwinjije muri iyi nzu, wahinjiye se nkande? Naho rero Owen ati mama wanjye niwe usanzwe ukora amasuku hano, ntabwo rero yabashije kuza kuko yararwaye, ubwo rero nyine namusimbuye. Naho rero nyine Renata atangira kuvuga amagambo mabi kuri mama wa Owen, maze Owen akarakara agatangira kumubwira ati n'ikindi gihe ntuzamenyere mama wanjye. Naho Renata ati ariko rwose ati wowe suri igiki batamenyera, ati ni ubwa mbere nabonye umusore w'umukene wiyemera kubi kandi wihagararaho. Renata rero ahita amubwira ati ahubwo nkurikira, mu cyumba cyanjye harasa nabi cyane, ngwino ujye kunyogereza dushe yanjye na tuwarete kuko biranduye. Abagira ngo nyine amusuzugure noneho birenzeho rwose. Owen rero abura icyo gukora, maze rwose akabona ahari yakaba yataje hano hantu, ariko nanone yatekereza ko ariho nyine mama wabo akura amafaranga batunga, akavuga ati nyine ngomba guca bugufi byose nkabikora. Owen rero ari gukora nyine muri iyi dushe ya Renata bari kumufata video maze agahita ayoherereza Runa rero akiyibona biramubabaza cyane ko atabazi yuko ka kazi nyine yagiye gukora ari akiwabo wa Renata. Owen rero atashye, Runa ahita amubwira ati nukuri ntabwo rwose ibi bintu mbishaka, kubera icyo wamaze kubona ko ari iwabo wa Renata ugakomeza uri gukora. Naho rero Owen ahita amubwira
ati ariko nawe urabizi ko aka kazi ariko kangaburira, ibyo byose rero ngewe bakoraga ntacyo bimbwiye rwose, gufata amavideo n'amafoto nta na kimwe bimbwiye. Naho rero Runa ahita amubwira ati ni ukuri bino bintu rwose biteye umujinya, gusa si twe tuzabona mama wawe akira maze akazajya kwikorera akazi ke, kuko sinakwifuza kubona sheri wanjye bari kumukorera bino bintu. Owen rero ahita amubwira ati nyine nta yandi mahitamo mfite kubera ko ngomba kwita ku kazi ka mama. Naho rero ku rundi ruhande Renata aba ari kubwira Maya ati ndakeka ko rwose buriya noneho Runa yumvise yasabye cyane, niyo mpamvu atigeze agira icyo avuga kuri aya mavideo namwoherereje. Naho Maya ati ariko se iriya couple wayiretse koko ko nawe ukabije kurengera, bihorere bibere mu rukundo rwabo, reka gukomeza kubivangira mu bintu. Renata rero agerageza guhamagara Runa ariko nyine akamwihorera. Aragenda rero maze akajya kureba nyine Runa, akigera ati kubera iki naguhamagaye ukanyihorera? Runa ati none se wagira ngo nkubwire iki? Wasebeje umukunzi wanjye bingana kuriya, none se wagira ngo nkwitabe nkubwire ngo wakoze kumusebya? Naho Renata ati ntiwambwiye yuko se ntacyo bigutwaye, ibyo yakora byose ntacyo bikubwiye? Naho Runa ati none se urakeka mfite isoni z'ibyo yakoze? Ariko nyine ni ukuri byambabaje kuba ari wowe wakora bino bintu, ntabwo ari byiza rwose. Umukunzi wanjye ntabwo ari igikinisho, reka gukomeza kutwivangira mu buzima. Umunsi rero wakurikiye, Owen ndetse na Runa barabyuka maze nyine bakiyemeza noneho kujyana kugira ngo bajye gukora amasuku kwa Renata bari kumwe. Baragenda rero bakinjira maze Renata yababona agahita ababwira ati ko nshimye se ko nyine Owen aje gukora amasuku, wowe Runa uje gukora iki ko mbizi neza ko tutabanye neza? Runa ati wakoze kubyibuka nyine ko tutabanye neza, niyo mpamvu nanjye ndi hano, tuje gukora amasuku. Noneho rwose uyu munsi turifuza kuyafatanya n'umukunzi wanjye. Aba ari kubivuga ari nako asomagura Owen ndetse rwose anamuhobera, amuhungura utuntu tutamuriho nyine kugira ngo ababaze Renata. Runa ahita abaza Owen ati ahubwo se sheri, urumva akazi kacu k'uyu munsi twagatangirira hehe? Owen ati ndumva twahera mu gikoni. Naho Runa ati ariko nungutse agatekerezo, ahubwo reka duhere nyine mu cyumba cya Renata, twoza amadushe ye n'amatuwarete ye, noneho abone ukuntu afata video arebe ko nyine yabona like. Owen ahita amubwira ati icyo gitekerezo rwose ni cyiza. Bahita bafatana mu kiganza maze bakabwira Renata bati zana kamera nyine ngwino ufate amashusho utaza kubura amarayike, kuko tugiye guhera mu cyumba cyawe. Nyamara Renata aba yabuze ikintu avuga, aba yumiwe yagumye muri pozisiyo imwe ameze nyine nk'umuntu rwose wafashwe n'amashanyarazi, ntabwo aba ari kubasha kunyeganyega kubera ko kuri iyi nshuro rwose baba bamukosoye. Bamara kugenda rero maze Maya akabwira Renata ati sha ati ntakubeshye rwose wakinnye na ekipe utazi, uriya mukobwa we rwose ntabwo wamushobora kubera ko uriya mukobwa azi icyo ashaka, ntabwo rero rwose wajya kumusebya ngo byemere. Ubu se koko urabyitwaramo ute? Urabona ahubwo atari wowe uri guseba mu mwanya wo kugira ngo habe hari guseba Runa cyangwa se uriya musore bakundana? Renata rero ntabwo abasha kubafata video nk'uko yarasanzwe abigenza, kuko noneho nawe aba yumiwe, aba yabonye rwose abamushobora. Bamara rero gukora amasuku maze nyine bakagaruka bagiye gutaha, bahita rero bamubwira bati boss twashoje rero kandi ibintu byose twabikoze neza. Bakiri rero kumusezera bamubwira ko nyine bagiye, gusa bacyumiwe nta jambo n'ubundi na rimwe aba ari kubabwira. Toma rero ahita yinjira maze agahita abaza Owen ati washoje? Owen ati cyane, ahubwo imfunguzo z'icyumba cyawe nari ngiye kuziha mushiki wawe. Toma rero ahita amubwira ati buretse gatoya ndaje ngutume, gusa nyine umbwirire mama wawe ko ntarabona umwanya wo kuza kumureba. Ahita ajya mu cyumba rero akaza azanye akamverope karimo amafaranga, araza akagahereza Owen maze agahita amubwira ati ayo mafaranga ugende uyaguremo imiti
n'ibindi byose wakwifashisha kugira ngo mama wawe amere neza kandi nyine bidatinze. Owen rero ahita amubwira ati ni ukuri murakoze cyane rwose kandi ndanabashimira ya myenda mwanyoherereje yari myiza cyane rwose mwarakoze. Naho rero Renata atari ku wundi kubera iki uwo muryango muwutetesha cyane, hano bakora ntabwo babishyura, nshimye ko yenda wabahaye imyenda ariko se n'amafaranga kandi bakora bahembwa. Toma atari ko se wajya uceceka ko mbahaye amafaranga yanjye mbahaye ayawe, kubera iki wowe ufite ishyari ujya ungabanyaho amagambo, ubwo bwana bubi bwawe jya ubwigumanira, aya mafaranga ninjye yavunye ninjye nayakoreye, ubwo nyine wowe uzarehe gutanga ayawe kuko njyewe ntanze ayanjye. Biramubabaza rero cyane rwose Renata kubera ukuntu aba abona uyu muryango bawutetesha cyane. Owen rero na Luna bageze mu rugo, Owen yabwiye Luna ati wakoze cyane ni ukuri, uyu munsi wandinze rwose ko banserereza, wakoze kumpagararaho, wakoze kumba iruhande, ni ukuri wakoze cyane rwose sinzi uko nagushimira. Naho Luna ati urabizi ko uri umukunzi wanjye, ntabwo rero ngewe nakwemera ko hari umuntu n'umwe ugusuzugura, ubwo nyine uzajya gusuzugura nanjye ajya aba yamaze kunsuzugura. Umunsi rero wakurikiye noneho Owen yarijyanye kubera ko Luna yari afite nyine ibintu yagombaga gukora. Akigera rero kwa Renata, Renata nyine yahise amubaza ati hanyuma se noneho ko ndeba uje wenyine umurinzi wawe ari hehe? Undi ati ariko ibyo si ngombwa, icyo nzi ni uko nje gukora akazi. Renata ati genda ubanze mu cyumba cyanjye kandi ugire vuba nshaka kwigendera, ikindi kandi ubikore neza. Owen rero yagiye gufata ibikoresho maze Renata ahita agenda ajya mu cyumba cye, aragenda ajya ku buriri. Owen yinjiye, Renata yahise amubaza ati none se ugiye guhera hehe? Owen ati ndahera muri dushe nk'ibisanzwe. Renata ati hoya, hera hano nibyo nshaka. Renata rero yahise ahaguruka maze aragenda ahagarara imbere ya Owen ati ariko ubundi nkwibarize, ni ibyanyabyo koko ukunda Luna? Naho rero Owen ati ngo ngwiki, ati icyo kibazo rwose umbajije ntabwo kijyanye n'akazi naje gukora hano, mba naje mu kazi, ntabwo mba naje gusubiza ibisubizo by'ubuzima bwanjye bwite. Renata ati ariko nta kibazo wambwira, kubera ko iyo ndebye neza ngewe mbona udakunda rwose Luna, ahubwo mba mbona nyine wijijisha, ni kwa kundi nk'umuntu aba yarabuze uko agira, ariko muri kano kanya ufite amahitamo kuko uramfite imbere yanjye, ubwo rero ndakeka aya mahirwe utayitesha. Owen ati ni wowe se uri kumbwira ibyo ngibyo, wowe unyanga urunuka, n'ubu ngubu nzi neza yuko rwose ndi kugutera iseseme, ni wowe uri kumbwira ibyo? Naho rero Renata ati hoya rega burya ibintu byose birahinduka, kandi nyine ibintu burya abagore bavuga sibyo baba batekereza, niki kikubwira se ko iyo nkubwiye ngo ndakwanga mba nkwanga koko? Ntabwo rero rwose nkwanga, ariko nyine ndashaka kuguha amahirwe. Owen ati rero ntabwo byashoboka, umukobwa wenyine nkunda ni Luna, nta wundi mukobwa n'umwe nigeze ntekerezaho, nta n'uwo nzigera ntekerezaho, kubera ko Luna nyine niwe rukundo rw'ubuzima bwanjye. Renata ati ndabizi ko uri kumbwira ibyo kugira ngo mbabaze, ariko ndabizi ko nyine nawe utanyitesha. Muri ako kanya rero Luna ahita ahamagara, maze Owen yajya kwitaba, Renata agahita amwambura telefone agahita ayijugunya nyine ku buriri. Owen ati kubera iki ukoze ibi bintu? Nyamara Renata rwose aba ari gukora ibintu nyine biteye isoni kuri Owen, ubona ari hafi rwose no kumusoma, ari kumwibambazaho nyine mu buryo rwose ubona bukabije. Owen nawe ariko arwana no kumwigizayo, amwigizayo amaboko. Ahita agenda rero agafata nyine ya telefone, maze Renata agahita yongera akayimwambura. Renata rero ahita ashyiramo nimero ze maze akihamagara kugira ngo abone nimero za Owen. Owen ati uri gukora ibiki? Naho Renata atakira telefone yawe, ibyo nashakaga nabirangije, gusa nyine witegure ndaza kuguhamagara, nizere ko kandi ntacyo bigutwaye. Owen rero aramwihorera maze akikorera akazi kose nyine nk'uko bisanzwe, ubundi agataha. Guhera uyu munsi rero Renata atangira rwose
kubangamira cyane Owen buri joro akamuhamagara ndetse uko agiye gukorayo amasuku nyine n'ubundi akagenda akajya kumwikundishwaho. Mbese uyu musore biragenda bikamurenga, dore ko rwose ataba asiba kumuzanira amakado, kumuzanira nyine ibintu runaka aba yamuguriye. Iminsi rero iragenda ikisunika, maze umunsi umwe Renata nyine araza amuzaniye impano nk'ibisanzwe nyinshi rwose, maze akaza akicara muri salo. Owen rero aramubwira ati ariko ni ukuri njyewe rwose ndabona uri kurengera, kuko ibi bintu biri gutuma niyumva nk'umunyamakosa, kuko rwose ndabizi neza ko ndi guhemukira umukunzi wanjye. Naho rero Renata atumva rero nkubwire, ntabwo rwose nteze kuzakureka, ariko ubundi nigeze nkubwira ko useka neza, uri mwiza. Wa musore nyine yajyaga aca amazi, noneho ubu rwose aba asigaye yirirwa amubwira ko ari mwiza, aseka neza, areba neza, mbese ibintu byose bye ari byiza. Ahita amubwira ati ibyo byihorere, ahubwo nyine yakirira impano nakuzaniye. Ahita amubwira kandi ati ngwino wicare hano, maze agahita amwicaza ku bibero bye nyine. Renata aba akikiye Owen. Owen rero akiri kumubwira ko rwose ibyo barimo atari sawa, bahita bajya bakumva Luna ari ku rugi. Ahita rero aninjira kuko hatari harimo urufunguzo, maze agahita asanga Owen yicaye kuri Renata. Ahita avuga ati hoya, nizere ko ibyo mbonye ahari yenda amaso yanjye atari kureba neza. Naho rero Renata ahita ahaguruka ati hoya rwose uri kureba neza, hari igitangaje se ubonye? Kano kanya turi kuvugana ubu rwose Owen ni umukunzi wanjye, gusa nyine yabuze inzira yabinyuzamo kugira ngo akubwire ko atakigukunda, atakikwitayeho, ari njyewe asigaye akunda. Luna rero atangira kurira, maze mama wa Owen nawe akaba araje. Luna ati ma, ni ukuri ndakubwiza ukuri, ibintu rwose nsanze hano birantangaje. Tekereza ko nsanze Renata akikiye Owen. Mama we ati wowe ibyo bintu ntabwo byashoboka. Naho rero Renata ati ariko nta gitangaje kirimo, kuko njye nawe dusigaye dukundana. Mama wa Owen ati ceceka, ntabwo nshaka kumva ibyo bintu uri kuvuga. Naho rero Luna ati tekereza ko byasaga nkaho rwose Owen yamborotse ahantu hose, nari nsigaye muhamagara telefone nticemo, uzi ko ni iyawe kandi nayihamagaraga ntibyemere. Naho mama wa Owen ati nkabona impamvu namubajije amakuru yawe, nkamubaza impamvu udaheruka hano, maze akambwira ko rwose ufite akazi kenshi, naho ubwo ngubwo yari yarakuborotse adatuma uduhamagara, maze ukabura uko uza. Luna ati cyane rwose, ati cyakoze ni ukuri ndatunguwe. Ubwo nyine Owen waba yacecetse, ari Renata uri kuvuga, kandi mu bisanzwe Renata nyine yari umwiyemezi. Birumvikana ko yari ari kugerageza noneho kwiyemera kuri Luna mu buryo rwose bubabaje, amubwira amagambo amukomeretsa, amubwira ko rwose agiye kuzajya amwitaho. Ati n'ubundi se wowe ko utashobora kumwitaho, ubu rwose ni umukunzi wanjye. Mama rero wa Owen aramubwira tumva, nta na rimwe nzigera rwose nkwakira nk'umukunzi w'umuhungu wanjye, uwo nzi n'umwe rukumbi ni Luna, wowe rero rwose sinzigera nkwakira. Luna rero abona ibi bintu birenze, ndetse rwose akabona Owen nawe nta nubwo ari kujya ku ruhande rwe, ahita yisohokera akigendera. Renata rero amara kugenda, maze mama wa Owen ati biriya bintu wakoze ni ibiki? Urabona ukuntu wababaje undi mwana, n'ukuntu Luna ari umwana mwiza, ukuntu yakubaye hafi, ukuntu yakwitayeho mu bihe wari umukeneye. Naho rero Owen ati ariko nta kibazo, na Renata ni umwana mwiza, kubera ko rwose nawe anyitaho. Urabona se hari ikintu na kimwe mbuze? Nta na kimwe rwose. Iminsi rero iragenda igashira, birumvikana Luna we aba ari mu gahinda. Iwabo rero wa Renata baza kumenya ko Renata asigaye akundana n'uyu musore, maze bakarakara koko. Mama rero wa Owen ajya mu kazi, maze bagatangira kumubwira nabi, bati twarakubashye, urabizi ko twagufataga nk'umuntu umwe mu muryango wacu, ariko rwose ibyo umuhungu wawe yakoze ntabwo tubishaka. Ntidushaka ko umuhungu wawe agendana n'umukobwa wacu, ntabyo dushaka, ndetse rwose ugomba kubigarurira hafi, byananirana akazi kawe kagatakaza. Umuhungu wawe natabasha kureka umukobwa wacu, tuzakwirukana. Mama rero wa Owen ataha yababaye, maze akabwira Owen ati ubu koko
ufashe umwanzuro wo kunkura ku mugati neza burundu, urumva ukeneye ko banyirukana ku kazi, akazi katugaburiraga, waretse umukobwa w'abandi ko rwose amaboko atareshya ataramukanya. Naho rero Owen ati hoya ntabwo byashoboka, ndamukunda cyane rwose ntabwo namureka. Mama we ati barakuroze, ndakubwiza ukuri ntabwo waba uri muzima, hari ibintu rwose baguhaye bikutwara ubwenge, kubera ko wowe ubwawe ntabwo wakavuze ayo magambo. Uriya mukobwa ni umuriro waka, ni umwana mubi, ntabwo ushobora kubyumva, ntabwo rwose wanamushobora, njye sinshobora kugushyigikira. Ntabwo wareka Runa ngo maze ujye gukundana n'uriya mukobwa w'umunyamafuti, umukobwa w'ibinyamishiha, umukobwa kandi utagira umuntu n'umwe yubaha. Naho rero Owen ati ariko mama, yarahindutse rwose, ubu yabaye umwana mwiza cyane. Naho mama we ati hoya, ndabizi neza ko atahindutse, uriya mukobwa ntabwo yahinduka, ahubwo ibintu uri kwishoramo ntabyo uzi, uretse uraje uzarebe ibizakubaho. Renata rero atangira nyine kujya yigira umwana mwiza, maze akajya ashaka gufasha imirimo mama wa Owen. Mama wa Owen ati ntuzankorere ku bikoresho, kubera ko rwose wowe ndabona ugiye kuzanyirukanisha neza neza. Hashira iminsi rero, maze Owen ndetse na Renata bakajya kwa Runa, baba bafite rero sheke bamushyiriye. Bagerayo maze Renata akabwira Runa ati iyi sheke iriho miliyoni 4, niyo kugira ngo nyine utuvire mu buzima, uceceke nyine birangire. Naho rero Runa ati ntumbwire ko burya bwose wari ufite amafaranga, ukuntu nakugujije miliyoni 1 gusa ukayinyima, ukambwira ko nta mafaranga ufite, none ugiye kuyimpa uyikubye inshuro 4 kubera umugabo. Hari umuntu usakubwiye ko ngewe rwose ndi gucuruza nyine? Owen nimunsohokere mu nzu, nimugende vuba. Owen rero ahita afata nyine iyi sheke maze akayijugunya mu ntebe, ati fata amafaranga ubundi uceceke, utugambo ntaho twakugeza. Naho rero Renata ati ndabizi ko wajya kumbwira ko hari business ufite, ndetse rwose yari ikeneye amafaranga make kuri aya ngaya, ariko aya mafaranga nguhaye ndakeka ari menshi, wayabyaza umusaruro, umugabo we uzabona abandi. Runa ati ibintu uri kuvuga ndabona mutabyumva. Ahita agendera akazana amazi maze akabamenaho, bose bahita basohoka bakagenda, ariko ya sheke nyine bakayisiga mu ntebe. Bamara kugenda maze akayiterura akayitegereza, ubundi akayibika. Buracya rero, maze Renata akabwira Owen ati hanyuma rero ariya mafaranga ngiye kuyongera mere nkaho nyakubye 2, ariko noneho uriya mukobwa natayemera ngo ajye kure yawe, ndakubwiza ukuri nzamumugaza rwose, hari ingingo zimwe na zimwe nzamukuraho. Naho rero Owen ati ndakeka noneho ari buyemere. Baba bagiye kumushyira rero indi sheke ya miliyoni 5, gusa noneho Owen aramubwira ati nta kibazo ndayimushyira, ndagenda njyenyine nta kibazo, wowe nabonye yakubonye. Ahita arakara cyane, ndabizi ko ari buyemere kandi atazongera gukenera no kumpamagara. Renata atagira imana yemere, naho ubundi rwose ntabwo yankira. Owen rero ahita amushyira iyi sheke, maze rwose Runa nawe ntayange akayemera akayibika, kuko abamaze kubona amafaranga menshi avuye kuri uyu mukobwa, abamaze kubona miliyoni 9 zose, ntabwo rero aba yazitesha gutyo gusa. Hashira iminsi rero, maze Renata ndetse na Owen bagahamagara nyine mama wa Owen bakamwicaza kugira ngo bamuganirize. Renata rero abwira mama wa Owen ati ndumva rwose ntifuza ko wakomeza gukora mu rugo iwacu, ndetse rwose ndatekereza kwicaza musaza wanjye na mama wanjye maze nkabibabwira. Mama wa Owen ati mbabarira rwose, ahubwo urashaka kunkura umugati mu kanwa. Ababyeyi bawe ndetse na musaza wawe baranyubaha kandi bankoreye byinshi rwose, ariko noneho uragira ngo bamfate nk'umuntu udashima? Mbabarira rwose, ikintu wankorera ahubwo kizima ni ukuva mu buzima bw'umuhungu wanjye. Naho rero Renata ati ariko rwose nkunda Owen, ntabwo nabasha kumureka.
Gusa rero Owen aherekeje Renata bagera nyine mu nzira, maze bagahita bahura na musaza wa Renata. Akibabona ahita ahagarara maze akava mu modoka n'umujinya mwinshi, atari ku wundi mwebwe ntabwo mujya mwumva, igihe navugiye ntabwo wumva. Ahita atangira rero guhondagura Owen, akamukubita ingumi, akamuhondagura ahantu hose, akamugira ibisebe ndetse rwose akanamuvuna akaguru. Ahita afata rero Renata akamushyira mu modoka, ati wowe taha ihute, niwongera kandi guhura n'uyu musore nzakwereka icyo nzamukorera, noneho nzamwica burundu. Owen rero ahita agenda nyine akajya kwa muganga, dore ko rwose baba bamuvunaguye neza. Buracya rero mama wa Owen ajya ku kazi, maze yagerayo ntabwo aba azi nyine uko byaraye bigenze. Abakigerayo rero maze mama wa Renata agahita amwicaza, akamubwira ati ibyabaye byose rero narabimenye, gusa nyine ntabwo akomeza gukora hano. Ngiye kuguha nyine ibi 500 ubijyane, ubwo nyine urebe icyo ukora, ariko ntuzagaruke gukora hano, kubera ko rwose ibintu mwankoreye ntabwo ari byiza, byarambabaje cyane. Mama rero wa Owen asaba imbabazi, ariko mama wa Renata ntamwumve, aramubwira ati kandi ugerageze rwose kubwira umuhungu wawe ajye kure y'umukobwa wanjye, kubera ko ninongera kubabonana noneho rwose bizagenda nabi. Toma rero ahita nawe afata amafaranga akayahereza mama wa Owen, maze agahita amubwira ati ayo ngayo nayo kuvuza Owen, kuko ndabizi ko rwose atameze neza. Mama we ati ntumbwire ko ari wowe rwose wangiriye umwana kuriya. Naho rero musaza wa Renata ati ahubwo noneho niyongera kumwegera nzamukorera ibirenze biriya. Mama rero wa Owen abona ko ibintu bikaze, maze agahita ataha. Aragenda yagera mu rugo akabwira Owen uba uziritse umutwe ndetse n'akaboko, ati ndakubwiza ukuri mwana wanjye, ibintu rwose urimo ntabyo uzi, bari abantu bazakwica neza, ntuzongere rwose kwegera uriya mukobwa, dore bampaye n'amafaranga kugira ngo nkubwire wigire kure y'umwana wabo, uramenye rwose utazatuma bayanyambura, ubu ngiye kwikorera akabizinesi. Naho Owen ati ese baguhaye angahe mama? Mama we ati bampaye 700, kuko bampaye 500 yo gukora bizinesi na 200 yo kukuvuza. Naho rero Owen atayo baguhaye ni nk'agatonyanga mu nyanja, amafaranga rwose arahari kandi menshi, noneho reba ayo Renata yampaye ngo nzayaguhe maze utangire bizinesi. Ahita amwereka sheke ya 2 miliyoni. Ati amafaranga nayo ugomba gukoresha bizinesi. Mama we ati kuva nabaho sindafata amafaranga angana gutya mu ntoki, aya mafaranga ndamutse nanayakoresheje bizinesi sinabasha kuyibara, kuko rwose yabirenze ubwenge bwanjye. Naho rero Owen ati none se icyo washakaga so gukora bizinesi, amafaranga rero urayabonye, ahubwo tangira utekereze neza kuri bizinesi ugiye gukora. Mama rero wa Owen ahita amubwira ati gusa nyine mfite ubwoba rwose, nubwo tubonye amafaranga ariko ubuzima bwawe bwaba rwose buri mu kaga uramutse ukomeje kugendana n'uriya mukobwa. Naho rero ku rundi ruhande mama wa Renata abwira Toma ati ndashaka kumwambura telefone maze ukamushyira mu cyumba ukamufungirana, akaba mu cyumba ku buryo atazongera guhura na kariya gahungu, urabona ukuntu aba yirirwa adusebya. Baragenda rero bakamufungirana maze rwose ntiyongere gusohoka. We rero ndetse na Owen baragenda bakaburana rwose, buri umwe wese akabura mugenzi we. Umunsi umwe rero Renata abona rwose amaze igihe kinini mu nzu, maze akaza muri salo agasanga mama we na musaza we baricaranye. Ahita agenda agafata icyuma mu gikoni, maze akaza agahita bahagarara imbere. Ati ngewe rwose ndabirambiwe, kubera ko guhora mumbuza umuntu nkunda ntabwo byashoboka, ndababwiza ukuri nimutansubiza telefone yanjye ndiyica rwose. Ubwo kandi abanabivuga yazamuye icyuma ubona ari hafi kukitera mu gituza. Mama we rero agira ubwoba, maze akabwira Toma ati tabara mwana wanjye, umukobwa wanjye rwose atiyica, sinazigera mbyibabarira,
muhereze telefone ye. Toma rero ahita agenda akayizana telefone maze akayimuhereza. Renata noneho ahita agenda akajya mu cyumba maze agatangira nyine kwandikira amamesaje menshi Owen, dore ko nyine baba bamaze igihe rwose batanavugana. Nyamara rero amamesaje yose amwandikira abona uyu musore atari kuyasubiza ndetse akanamuhamagara ariko ntamwitabe. Naho rero mama wa Owen we wenda kumwica aba ajya kumukanda maze akamukanda amubabaza. Owen yatakata ahubwo ndarenzaho, narakubwiye ko uriya mukobwa atari wo mu rwego rwawe, udakwiye kujya ugendana n'abo mutareshya, ariko ntiwumva. Ubwo rero rwose hagarara nyine ubanze wumve. Umunsi umwe rero mama wa Owen ari kumwe na Owen bonyine bajya kubona bakabona Luna araje. Luna rero akinjira ahita aza agahobera Owen cyane maze akamubwira ati sheri, ni ukuri ihangane rwose ku byabaye, dore nawe ibi byo rwose ntabwo twari twabipanze. Mama wabo ahita ababaza ati ibyo muri kuvuga ni ibiki? Naho rero Luna agahita abwira Owen ati sobanurira mama nyine ibintu byose ukuntu byagenze. Naho rero Owen ahita abwira mama we ati ibintu byose burya byari imipangu rwose, njyewe ntabwo nigeze nshwana na Luna habe n'umunsi umwe. Uko wowe wari ubizi wabonaga ko hari undi muntu nagurana Luna, twari tugikundana, ahubwo nyine icyagera atangiraga kujya kugukorera akazi iwabo wa Renata, yatangiye nyine kujya rwose amprovoka, atangira kunyiyenzaho ambwira ngo arankunda. Nabibwiye rero umukunzi wanjye Luna maze angira inama ko rwose twabibyaza umusaruro ibintu byose yadukoreye, natwe tukamwishyura kandi twishishikeye maze tukamukuramo amafaranga ahagije. Nuko rero twatangiye gupanga nyine kugira ngo nigire nk'aho nkundana na Renata, mwemerere nyine urukundo, ariko byose byari imipango twari twapanze. Amafaranga rero twayamukuyemo ahagije nubwo nyine nabivunikiyemo, ariko rwose nta kibazo. Ubu rero nicyo gihe cyo kugira ngo nyine tubishyireho akadomo. Twari turi no gupanga ko nyine wowe twakwimura kugira ngo atazaza hano akahagusanga. Naho rero jyewe nyine nkajya kuba mbaye kwa Luna kugira ngo twirinde ko yazaza maze agatera akavuyo. Naho rero mama wa Owen ati hoya ntimumbwire ko burya ibyo bintu byose mwari mwabipanze. Owen ati cyane rwose, ati twebwe rega turategura rwose ibintu byose twari twabiteguye kandi byagenze neza nk'uko nyine twari twabiteguye. Ku rundi ruhande rero Renata ndetse na Toma na mama wabo bicaye bari ku meza bari gufata amafunguro. Sinzi ukuntu nyine Toma aba ari kuri telefone ye ari kureba amafoto, maze yajya kubona akabona nyine Luna yongeye gupostinga Owen bari gusomana, mbese urukundo rwose ari rwose. Yitegereza aya mafoto ati none se ndi kurota? Ahita rero yereka telefone Renata ati ndebera niba rwose ibyo ndi kubona ari ibya nyabyo. Renata rero akibibona ahita yenda rwose nko kuvamo umwuka, maze agahita afata telefone ye nawe akarebamo, agasanga nawe rwose nuko, agasanga aya mafoto bayapostinze ndetse ari menshi, bigaragara ko rwose bishimanye mu rukundo ndetse ko basubiranye. Toma rero aramuseka ati narabikubwiye, nakubwiye yuko amafaranga atagura urukundo, wanga kubyumva. Amafaranga yose wakoresheje yapfuye ubusa kubera ko nta muntu ujya ugura urukundo. Uriya musore yahereye kera akunda Luna, ariko wowe ntiwigeze ubyumva. Baragukinnye rero rwose, bagukinnye agakino. Naho rero Renata ati hoya rwose ibi bintu ntabwo babinkora, ntabwo bandusha ubwenge bigeze aha ngaha. Naho rero umusaza we ati barabukurushije rwose biragaragara. Renata rero ahita asohoka ameze rwose nk'uwasaze, agahita yiruka ajya kureba Luna. Akigerayo ahita asanga umwe ateruye undi bari kwisomanira bibereye mu rukundo, maze banamubona ntibarekere, bagakomeza rwose kubwirana ko bakundana. Naho rero Renata ati nimumbwire ukuntu mwongeye gusubirana.
naho Runa ati ntabwo twasubiranye kuko ntabwo twigeze dutandukana, twakomeje gukundana. Renata ati hoya, ntabwo rwose ibyo bintu byo bishoboka, gute se mwaba mwarakomeje gukundana kandi nanjye narakundanaga na Owen? Owen ati ntabwo nigeze ngukunda, urabona kuko nari kureka umukunzi wanjye, urabizi ko nta muntu n'umwe wansimburira Runa wanjye, ahubwo nyine burya ibintu byose byabaye Runa yari abizi kuva kuri wa munsi wa mbere ushaka rwose ko dukundana, nahise mbimubwira maze aba ari uzana igitekerezo cyiza cyane cyo kugira ngo nyine tugukine uyu mukino. Renata ati hoya, ntabwo bishoboka, nizere ko hari ndi kurota kuko ntabwo naba nkanuye, ntabwo mwaba mwarankoze ibi bintu byose hanyuma se amafaranga yanjye nabahaye. Runa ati amafaranga nyine waduhaye yose twarayabikuje uko angana, ubuze ukuntu turyoshye se, twaguzemo inzu dukoramo bizinesi, mbese ubu ngubu nitwe bantu ba mbere turyoshye, ahubwo amafaranga yawe ni nayo tuzakoramo ubukwe. Mbese warakoze kudushingira ubuzima, warakoze rwose, ubwiyemezi bwawe n'ubwirasi byatumye tuva ku ntambwe imwe maze dutera indi. Uyu mukobwa ahita atangira kurira maze agahinda kakamwica kuko rwose ababona baramurushije ubwenge bya nyabyo. Musaza we rero aba yamukurikiye nyine kubera ko rwose ababona yagiye afite umujinya mwinshi, abavuga ati hatagira ikintu akora nyine yazicuza. Ahinguka rero mu rugo nyine kwa Runa agasanga nyine ibintu rwose byakaze, aho rero Owen aba ari kumubwira ati ariko rwose urukundo ntabwo rugurwa, umuntu naba atagukunda uzabyemere ko atagukunda, buriya nta nubwo ashobora kugukunda. Wigize rero umuntu uzi gusenya ingo z'abandi, nyamara ntabwo bishoboka rwose ko wabigeraho. Asanga rero rwose uyu nguyu Renata ari gushaka kujya kurwana n'aba bombi maze agahita amufata. Uwo ni Toma nyine ahita afata mushiki we akamubwira ati reka kurwana, ibi twarabikubwiye guhera na kera kose ariko ntiwigeze ushaka kumva, caha dutahe kandi ntuzigere ugaruka hano. Naho rero Runa ahita amubwira ati ibyo ari byo byose nizere ko ubonye yuko ari wowe muntu utagira ubwenge ku isi, gusa rwose warantangaje, wibwiraga ko ari wowe uzi ubwenge bwinshi ariko nyamara nta bwenge uzi rwose habe na mba. Baramutahana rero bataha bamukurura kuko abagenda avuza induru ati hoya, ntabwo byashoboka kuko njyewe nakundaga Owen bya nyabyo, sinigeze mukinisha, naramukundaga urukundo rw'ukuri, nifuzaga ko rero yambera umukunzi maze Runa akatuvira mu buzima, gusa nyine bandushije ubwenge, bankinnye agakino. Amara kugenda rero maze Runa ndetse na Owen bagahoberana bagakubitana mu kiganza, dore ko nyine baba bageze rwose ku ntsinzi. Uyu mukobwa baba bamukosoye, baba bamuhaye isomo atazigera yibagirwa mu buzima. Hashira iminsi rero bose bakimuka maze bagasanga mama wabo nyine haba yarimukiye, dore ko nyine baba baranaguze inzu ndetse ari naho baba bashaka gukorera bizinesi, ibintu byabo bigakomeza kugenda neza. Baragenda rero bagasanga mama wabo nyine yabiteguye, dore ko nyine abana bakumbuye hashize iminsi batabonana. Bicara rero bari ku meza maze bakamubwira inkuru zose uko zagenze nyuma y'uko agenda, bakamubwira ibintu byose byabaye maze akababwira ati gusa nta nubwo nari nzi ko mushobora gutekereza ibintu bingana gutyo, ngiye byanteye ubwoba mukimara kubimbwira, ariko ndumva nyine mwabashije kubisohokamo neza. Owen ati cyane rwose, ubu ibintu byose bimeze neza. Owen rero ahita abwira Runa ati ubundi ni wowe rukundo rw'ubuzima bwanjye, ndagukunda uyu munsi, ndagukunda ejo, ndetse nzahora ngukunda kubera ko nta mukobwa n'umwe wakuruta mu buzima bwanjye. Urarenze, uri mwiza, uri umunyabwenge, mbese uratekereza ibintu byose, ubundi uri uwa mbere ukanikurikira. Naho Runa ati mbabarira rwose, ahubwo ni wowe wa mbere kubera ko ibintu byose kugira ngo bigende neza nuko njye nawe tuba turi kumwe kuko turahuza kandi tugafatanya muri byose. Nanjye rwose ndagukunda cyane, nta wakunsimburira. Owen rero ahita yegera Runa maze akamufata ikiganza, amanuka gake maze agashyira ivi hasi, akora mu mufuka
bitunguranye rwose akaba akuyemo impeta, maze agahita abwira Luna ati uri urumuri rw'umutima wanjye, ndagukunda cyane ndetse nagukunze guhera kera kose. Hanyuma rero ndifuza kugusaba ikintu gikomeye mu buzima, ndifuza ko wanyuzuza kuko ntagufite ntabwo ndi umugabo wuzuye, ndifuza ko wangira umugabo wishimye kandi ukangira umugabo wa nyawe, ndifuza ko wakwemera kumbera umugore. Luna rero ahita amubwira ati ndabyemeye rwose, maze Owen akamwambika impeta, barahaguruka bagahoberana, mama wabo nawe akabahobera ati bana banjye ndabakunda kandi ndabishimiye, ndabifuriza imigisha ndetse ndabifuriza ibyiza byose mu byo muzakora no mu byo muzatekereza byose, Imana izabampera umugisha, ndabakunda cyane. Nabo rero baramubwira bati natwe turagukunda, uri umubyeyi wacu twembi. Luna rero ahita abwira Owen ati ndishimye ku buryo udashobora kubyumva. Naho rero Owen ati izi nizo nzozi nahoze ndota imyaka yose yashize, ndumva umunezero mfite ntazi ukuntu rwose nawubabwira. Barongera rero bagahoberana maze bagakomeza guserebura. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.